Turabasuhuje mu mudukurikira umunsi ku munsi duhora tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana kandi tubifuriza ishya n'ihirwe mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi dufite umunsi w'umugisha, uyu munsi dufite umunsi Imana yaturemeye, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yakongereye ku minsi yawe yo kubaho. Wowe unyumva waba uri mu Rwanda, ahantu hose uherereye ku mpande enye z'iyi si, banza wumve ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, kandi ubanze wumve ko ubuzima Imana yaguhaye ari ubw'igiciro ndetse gikomeye. Rero nakubwira ngo ahantu hose uherereye, rambura amaboko yawe ushimire Imana yaguhaye uwo munsi ku munsi wawe wo kubaho. Mbahaye rero ikaze, aha ni ku Rurembo TV. Weho ari ubwa mbere tuguhaye ikaze, turagukunze, kandi nawe usanzwe udukurikirana umunsi ku munsi, nawe tuguhaye ikaze. Mwiyumvemo amahoro y'Imana, mwiyumve mwituze, ahandi mukurikire inyigisho tugiye gutambutsa, ubutumwa Imana yadushyize ku mutima kubw'uyu munsi. Ndizera neza ko nukurikira ubu butumwa urabona umugisha w'Imana, urabona ibyiza byo mu Mana. Reka rero nkwisabire, kanda subscribe, kora like, share and comment. Imana iraguhereza umugisha. Nyemera rero dusengana Imana akanya gatoya, ahandi twumve iki Imana ivugana nawe, iki Imana ivugana nanjye, iki Imana ivugana na buri muntu wese urkumva. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga kandi uri Imana wo kwizerwa, izina rye rihimbazwe. Ndakwinginze kubw'abatwumva, kubw'abagiye kumva mwami ubu butumwa ducishije kwiyicano, reka bahabwe umugisha nawe, ababa barwaye ubakize, abafite intambara z'uburyo butandukanye mwami ubagirire neza. Urakoze ko wumva gusenga no kwinginga kwacu, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nguhaye ikaze nkuko nabikubwiye. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kumva ni ijambo rihindura, ni ijambo rihindura, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rirema, ni ijambo ribeshaho. Ijambo ry'Imana ubundi ikigaragaza ko rigira imbaraga, umuntu ntabwo akunze kwera umugambi wa Satani ukunze kurwanya ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu abantu banarirambirwa vuba. Harimo zimwe mu mpamvu abantu barambirwa ijambo ry'Imana, nuko Satani arirwanya. Satani arakurwanya kuko nuryumva abazi akamaro riri bukugirire. Aba yanze ko wumva iryo jambo kuko azi akamaro rigiye kukugirira ku buzima bwawe. Rero ijambo ry'Imana ni ubuzima. Bivuze iki rero? Bivuze mu ngorane urwana nazo muri iyi si, nta kindi gishobora kuzikuraho uretse ijambo ry'Imana. Kuko wibuke ko ijambo ry'Imana ni ry'Imana yakoresheje ubaho, ni ry'Imana yakoresheje nanjye mbaho, ni ry'Imana yakoresheje abantu bose ndetse n'ibyaremwe byose bibaho. Niyo mpamvu rero Satani akurwanya kugira ngo ntiwumve ijambo ry'Imana. Rero ukinyumva cyangwa ucyumva ibintu ubwiye, kurikira ijambo ry'Imana urakuramo ubuzima. Kurikira ijambo ry'Imana urabona amahoro. Kurikira ijambo ry'Imana hari ibisubizo uri bwakire biturutse mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yanshyize ku mutima ni ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo ngo gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Yesu mwaba mumuzi? Birashoboka ko uri kunyumva warakiriye Yesu, cyangwa uri kunyumva uyu munsi ukamwakira, cyangwa uri kunyumva nta gaciro uzi ka Yesu, urwanya Yesu. Birashoboka cyane. Abantu bose ntabwo bemera kimwe, hari batemera na Yesu. Ariko uyu munsi umbabarire, wumve uburyo gukurikira Yesu bitoroshye. Gukurikira uyu mugabo witwa Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero impamvu atari ibintu byoroshye, y'umukurikiye ubona wa musaruro, y'umukurikiye ubona inyungu nyinshi. Hari inyungu ziri mu gukurikira Yesu.
ntabwo wakurikira Yesu ngo ureke kubona inyungu. Harimo inyungu rwose. Niyo mpamvu weho unyumva ngushishikariza ko wakurikira uyu mugabo witwa Yesu. Yesu aragukunda. Yesu agufitiye imbabazi. Mwibuke ko uyu Yesu Kristo ari we Imana yatanze. Ari ikinege. Ari umwana w'ikinege. Aramutanga ku bwawe nanjye. Igishoro usabwa ni ukumwizera byonyine ukabona izo nyungu. Igishoro usabwa ni ukwemera kwawe, ukumvira ijambo ry'Imana, ahandi ugakurikira uyu mugabo witwa Yesu. Bivuze iki rero? Uyu mugabo nunabihitamo ntabwo bikorohera, kubera yuko ntabwo byoroshye, kuko uhura n'inzitizi zikurwanya, uhura n'amajwi akurwanya kugira ngo ntubone wa musaruro uri mu kumukurikira. Kubera ko harimo inyungu nyinshi mu kumukurikira. Inyungu zirimo ni nyinshi. Hari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho 10 umurongo wa 17 niho hagaragaza umugani w'umusore w'umutunzi. Ni inkuru y'umusore w'umutunzi, ntago ari umugani, ni inkuru y'umusore w'umutunzi. Iyi nkuru igaragaza uburyo ki uyu musore w'umutunzi bahuye na Yesu. None ahuye na Yesu, apfukamira Yesu, amwikubita imbere, aramubaza ikibazo. Aramubwira ati, nakora iki data, nakora iki Yesu, nakora iki ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho? Ubundi ubu buzima tuzabuvamo, iyi si tuzayivamo, iyi si izarangira. Ariko icyo Imana idushakaho nuko tubungabunga ubugingo bwacu, nuko dushaka tubaho dufite ubugingo buhoraho. Uyu musore nawe yari afite icyo kibazo, icyo yakora, yibazaga igishoro yatanga. Yari umutunzi, yari afite iby'isi byose, yari afite ibishoboka byose nk'ubutunzi. Ubutunzi burabuhagarariye ibintu byinshi. Yari afite amafaranga, mbese yari afite buri kimwe cyose umuntu ashobora gukenera ari hano mu isi. Ariko yari abuze ikintu kimwe, yari abuze ubu bugingo buhoraho. Abwira Yesu, cyangwa se abaza Yesu, nakora iki mbashe kubona buno bugingo buhoraho? Yesu ngamurebye aramukunda cyane. Yesu yaramwitegereje, aramukunda cyane nkuko nawe Yesu agukunda. Arangije aramubwira ati, rero kuko byose yaritegereje uyu musore aravuga ati, byose nubahirije ya mategeko yose, yumva nta nkomyi afite. Ariko Yesu amurebye aramubwira ngo usigaje kimwe, genda ufate bwa butunzi bwawe utunze, nurangiza ubugurishe, nurangiza amafaranga ukuyemo uyafashisha abakene, nurangiza uzunkurikire. Ni ibintu bitoroshye cyane. Murumva byoroshye? Ntago ari ibintu byoroshye. Gufata ubutunzi bwawe waruhiye imyaka myinshi ufite, warangiza bwa butunzi ntubusigarane, ukagenda ugakora ikimani ugenda ntubugumane. Bufashisha abatishoboye, bufashisha abababaye, gaburira abashonje, ambika abambaye ubusa, gurira abadafite amazu, bagurira amazu muri bwa butunzi bwawe, zanzu zitange. Ahandi nurangiza uze ukurikire Yesu. Ni ikizami gikomeye. Nawe urabizi uburyo ki wabonye ubwo butunzi bukuruhije. None hibaze Yesu uyu munsi ari kubwira ngo ibyo ngibyo ufite, ibyo ngibyo utunze, bikure mu nzira, bitange, nurangiza ubone kuza unkurikire. Bivuze iki rero? Bivuze ko Yesu we areba ibirahiherereye. Yesu areba hose. Yesu aramurika, akamenya imitekerereze yawe, akakumenya wese, akamenya ibyo wibwira, akamenya uko ugenda, akamenya ibyo wimitse mu mutima wawe, akamenya intego zawe zose, ahandi agakubwira igikwiriye, icyo ukwiriye gukora. Buriya ntekereza ko Yesu
muzasome neza. Ntekereza ko Yesu yitegereje uyu musore abona mu mutima we hari irari ry'ubutunzi bwe, yimitse ubutunzi cyane kuri we. Muri we yasanze ari cyo yimitse cyane bituma Yesu abura icyicaro muri we. Icyo cy'ubutunzi Yesu aramureba abona ari cyo kiri kumubuza kubona ubugingo buhoraho. Hari ikintu kimwe ushobora kwimika ku buzima bwawe kikakubuza ubuzima bw'iteka, ubugingo buhoraho n'amahoro, kikakunyaga amahoro ku Mana, kubera yuko wimitse bya bindi byose. Bwa butunzi bwawe warabwimitse. Bwa butunzi bwawe bwabaye nk'ikigirwamana ku buzima bwawe. Rero ahangaha Yesu yitegereje uno musore amutegeka ibyo bintu. Ngarika aritegereza, Yesu ngo yaramwitegereje mu maso h'uwo musore. Bibiliya iravuga ngo harahonga. Musome ijambo ry'Imana, ni muri Mariko ibice 10 umurongo wa 17. Usome iki gice cyose urabibona, ntabwo nshaka kubatindira. Ariko ngamwitegereje abona mu maso ye mbese harahonze, mbese harababaye, hahise ko hijima kandi hari umucyo, kubera yuko yarakoze ku byo yimitse mu mutima we. Birabanga aho ubutunzi bw'umuntu bwiwe buri niho umutima wuba. Nubanga umutima w'uwo musore uri mu butunzi bwe. Yesu nawe yaramurebye amatisha, ibi nibyo biri kukubuza, bishobora kukubuza umugisha kandi uzi ko wari ufite umugisha. Aramubwira ngo no bikure mu nzira ibyo ngibyo, nurangiza uzunkurikire. Yesu ari kugusaba uyu munsi wa none ko wamukurikira. Yesu ari kugusaba uyu munsi wa none ko wagira ibyo ureka ukamukurikira, kuko icyo nicyo ashaka. Aragushaka, ashaka kuguha ubugingo, agufitiye impano ikomeye y'ubugingo buhoraho n'amahoro. Rero nyuma yo kumwakira, burya hari inyungu ugomba kugira. Ntabwo erega kwakira Yesu bizana uruhombo. Kwakira Yesu ntago akubuza gutunga. Yesu ntakubuza gushaka amafaranga. Kuba turi hano kuri kamera nuko twabonye amafaranga yo kugura kamera, yo kugira ngo ubutumwa busakare. Nuko bigomba ibyo amafaranga nyine aradufasha. Kugira ngo kwambare bisaba amafaranga. Amafaranga si mabi rwose, ariko kwimika cyane amafaranga ukumva ko ariyo mana, ari abantu bayigize nk'imana yabo. Rero ibyo Yesu ntago abishaka. Rero niwemerera Yesu araguha buno bugingo buhora n'amahoro, ariko nawe ugira ibyo ureka. Gira ibyo ureka ahandi wakire Yesu Kristo ku buzima bwawe. Rero hari inyungu shaka kukubwira uhita kuwakira. Numara kwemera gukurikira Yesu by'ukuri. Birashoboka ko waratuje akanwa kawe uvuga ko Yesu ari umwami n'umukiza ku buzima bwawe. Yes, birashoboka ko uratangira urugendo uri mu nzira nziza rwose, nabyo birashoboka. Ariko birashoboka nkuko nabivuze kutaramwakira muri wewe. Mwese bino birabareba. Ibibareba rero ngiye kukubwira inyungu wita ko wakira, yumaze kuba ukurikira Yesu neza, wakira amahoro yo mu mutima. Ubona amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima, hari ahantu nihagire umuntu utera commentaire yawe irakenewe mw'iki kiganiro rwose. Commentaire yawe irakenewe. Hari iduka mwabonye ricuruza amahoro? Nta duka ricuruza amahoro. Ariko muri Yesu ngiye kukurangira ahantu wakura amahoro yayandi atavangiye, ni muri Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo, urahita kuwakira amahoro. Urabona impinduka zikomeye ku buzima bwawe. Ureta kuwakira amahoro. Nukurikira Yesu urakira amahoro. Akira amahoro y'Imana. Akira amahoro yo muri Yesu Kristo. Kabiri, urahita kubona ubugingo bw'iteka. Ubugingo bw'iteka urahita kubwakira. Yo wakiriye Yesu by'ukuri, yo ukurikiye Yesu by'ukuri, wakira ubugingo bw'iteka. Ni ibintu rero by'igiciro gikomeye. Ni ibintu bikomeye cyane. Ubugingo bw'iteka naho nta duka wabuguramo. Nta duka ribaho ricuruza ubugingo bw'iteka. Ntaryo. Icya gatatu,
uwo wakiriye imbabazi ze. Imbabazi, iyo wagiye ukurikiye Yesu uba ufite imbabazi ze, uwo wakiriye za mbabazi ze, imbabazi zo muri Yesu. Imbabazi ni ikintu gikomeye. Nawe utaramwakira ndagushishikariza kumwakira. Ikindi, umenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya! Kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Iyo wakiriye Yesu uhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umenya Imana ikikugambiriraho. Iyo wakiriye Yesu ukamukurikira neza, umenya niki Imana, nuhe mugambi Imana ifiteho. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Urumva bidakenewe se? Aho naho ntaho wabirangura uretse muri Yesu. Nta na hamwe warangura ibyo bintu nkubwiye. Wabirangura he? Rero iryo ni ibanga rikomeye. Iryo ni ibanga rikomeye nkubwiye, ni ibanga rifite umumaro, ni ibanga rwose nta handi warisanga. Ni ku Rurembo TV. Ndabikurangiye. Nta handi wakuri iryo banga, ndarikubwiye. Irikwararike, wemerere Yesu, ahandi ube mu mugambi w'Imana, kandi umenye umugambi Imana igufiteho. Niba rero ushaka kuguma mw'uyu mugambi w'Imana, niba ushaka kugumana aya mahirwe, reka nkwibira ibanga, senga cyane, jya usenga buri munsi. Jya usenga usabane n'Imana buri munsi. Uzaguma mw'uyu mugambi w'Imana. Uzaguma ufite bya bindi nakubwiye biri mu nyungu zo kwakira Yesu, zo gukurikira Yesu. Komeza usenge kugira ngo ukomeze kuba mu mugambi w'Imana. Kandi soma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, nibwo uzakomeza kuba muri ibyo byose. Gusoma ijambo ry'Imana ni ingenzi. Hanyuma niba kandi nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana, jya ubana n'abandi bizera. Jya ubana n'abandi bizera mu materaniro y'abera, mu yukumbura guterana kwera. Ugira inshuti zisenga. Ugira inshuti zidafite umugambi mubi. Ugira inshuti mufite imyizerere imwe. Mufite imyizerere yo gukurikira Imana. Nibwo uzakomeza gukurikira Yesu kandi utananiwe mu rugendo. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, no kugira inshuti nziza. Inshuti nziza muri mu murongo umwe zituma utayoba. Gira rero inshuti nziza. Imana iguhereza umugisha kandi Imana ikwishimire. Turabakunda cyane kandi n'Imana irabakunda. Rero ijambo ry'Imana naguteguriye uyu munsi ni iryo ngiryo. Ndizera ko urikurikiye kandi ndizera ko hari ibyo usobanukiwe kurushaho. Nubwo hari ibyo waruzi, hari ibyo usobanukiwe wongeye gusobanukirwa, cyangwa se hari ibyo wibutse, hari ibyo Imana ikwibukije ko ugomba kuyikurikira. Ni iby'igiciro rero ko ukurikira Yesu kandi wirinde gusubira inyuma muri Yesu. Harimo byose, muri Yesu harimo ubutabazi bwose. Muri Yesu harimo ibintu byose ukeneye muri Kristo. Muri Kristo niho hari ibyo byose ukeneye. Imana rero ikumpera umugisha. Imana ikumpera umugisha. Hanyuma reka nkubwire, kora cya gikorwa niba utagikoze, utegeze ukanda subscribe, yikande. Urabudushyigikiye rwose. Kanda like. Tugaragarize ko wadukunze, birakenewe. Niba kandi wakunze kino kiganiro, kora share. Sharinga abandi, bishobora gusharinga inshuti zawe ku magurupe atandukanye, bose nabo bakumva ubwo buntu nawe wakiriye. Ntubyihererane, nawe uzabuvuza ubutumwa. Nawe uzamufashije kuvuga buno butumwa. Kandi commentaire yawe tubwire, tube hafi. Tube hafi, twese turakeneranye rega. Wenda ndagukeneye kunyumva kandi ukanshyigikira mu buryo ngusabye, hanyuma nanone nawe ukamfasha no kuvuga ubutumwa. Imana ikakumpera umugisha kandi Imana igakomeza kukwishimira. Turabakunda rero. Imana ibahereza umugisha
mbatuyeho ubutsinzi bwo mu Mana, mbatuyeho gukomera kw'Imana ku buzima bwanyu, kandi mbatuyeho kuba barwaye gukira indwara mu izina rya Yesu. Imana rero ibahereza umugisha, turabakunda cyane rwose. Shalom shalom.